kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu umvise nzogera umva amajwi y'indirimbo iteraniro ryose amaso bayahanze mwebwe babiri abakomeye aboroheje abasore abasaza hamwe batanze igihe kugira ngo baze guhamya ino nsinzi bavuga bati kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu ibineza neza buri wese aramwenyura abavandimwe n'inshuti babifurije urugo ruhire ababyeyi barishimye babifurije amahoro muzabyare muzaheke uwiteka barebe neza kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu impande z'imihanda bamwe bahagarika akazi kabo ari ukugira ngo babanze bihera amaso yego abandi bagenzi mu nzira baraba bisa ngo muceho kweretse rero namwe Imana uyu mwanya turimo turakwinjiza mu maraso ya Yesu twese kuko tuje mu muhango wera buri wese wageze hano ubona Imana tutamucira urubanza aho babona amaraso ya Yesu kandi turasenze mwami gutumanura imbaraga zirwanya Satani kugira ngo inkuru zose zigiye kubera mu nzu y'Imana dukurikirana amasezerano mwami yabwiye turasabye kugira ngo mwami Imana yacu abamarayika bo mu ijuru mwami baboneke muri ubu bukwe ndetse nawe Yesu utaha kugira ngo baboneke mwami Imana data mwiza ngo babone icyubahiro cyawe urakoze kubana natwe ubane n'umushoboro ubura amasezerano abarembo baturirimbira abakwe n'umugeni ababyeyi inshuti n'abavandimwe n'itorero bateraniye aha twebwe twese duhagurisha n'uwiteka turangije mwami Imana yacu tugushimira tubabasha mu izina rya Yesu amen murakoze cyane nicaye ndetse n'umukwe n'umugeni bicaye baruhuke baraza kuba bafite akazi mu kanya ubwo bari bubuhane amasezerano mu ndahiro ukuntu bayoboramo niba yabarutse hanyuma turabashimiye kuko mwabaye hafi yabo mukaba kandi mubonetse muri iteraniro ryera
aho muje gukurikirana amasezerano hagati yabo bombi. Niyo mpamvu natinze rero ngira ngo duhe aba baririmbyi babukereye kugira ngo baririmbire Imana. Korali iri hano yabukereye baririmbire Imana. Yeah.
Imana y'abagisha turabakiriye. Imana ikomeze bagire neza, mwakisubirira mu myanya yayo. Aha bwanditswe na Matayo bice bibiri by'umurongo wa 24. Tumabwisa bwa Matayo bice bibiri by'umurongo wa 24. Aravuga ngo titire iravuga ngo inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, zose biyikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, zose biyikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini cyane. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, abantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutwari, ntase n'abanditsi babo. Yesu ashimwe. Haleluya. Mujye mwakira. Haleluya. Nako Petero yaravuze ngo imvura yari yose gukomera n'ijambo ngo rimeze nk'itabaza n'imigambi y'umutima bigakesha ijoro bikageza igihe cy'inyenyeri y'umutuku izabanurira imitima yabo. Haleluya. Haleluya. Iri jambo rirakomeye, yumva kandi ryitego kandi ritinya. Izi nzu Yesu yavuze, izi nzu ebyiri zari zubatse ahatandukanye. Inzu ya mbere iravuga ngo yari yubatse ku rutare, kandi Yesu yavuze ngo uwumva ayo magambo yanjye akayakomeza agereranya n'inzu yubatse ku rutare. Umuyaga waraje, imvura yaraje, ibintu byose byayikubiseho, ariko yakomeje kuri inzu, ntacyo yabaye. Hepfo habuze iyindi nzu yari yubatse ahantu hadakomeye, itari ifite fondasiyo, rukarakara, wubatse mu mucyondo. Imvura yaraje, umuyaga urahuha, ibintu byose biyikubitaho, ngo yaraguye. Niko birivuga. kandi ngo kugwa kwayo kwabaye umukomeye. Yaraguye irasigaza iraga yose yarabara. Izi nzu muri mwanya mutoya nshatse kuzigereranya n'imiryango yacu twubaka. Uwumva aya magambo yanjye akayakomeza ameze nk'umuntu wubatse ku rutare. Hari abantu batumva banasenga baza bagasenga iminsi yose bakabibereye Imana, ariko amatwi yabo ntiyumva. Abantu bishimira buri munsi bakabana muri ubwo buzima, bakabyarira abana muri ubwo buzima,
ikagira umugabo n'umutwe w'umugore nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Unyemeye tubwira muryango ugomba kubakira ku rukundo, ugakunda Gerard ukamukundwakaza akakurutira abandi bose, abandi bagore bose, akuzura umutima wawe ukumva ukunda pe. Kuri iyo mpamvu uramukunda ukagaragaza n'urukundo ukanamenyera nawe akabaho azi ubuzima bwe ko Emile Imana yamuhaye abakuru. Icyo gihe nawe Emile nako Gerard Bibiliya igusaba kubaha kugaruka muri byose nta na kimwe, iragusaba kugaruka muri byose. Mugiranye igihe hari utuntu wenda murakundana, niyo mpamvu bigeze n'uyu munsi ko mwanzura gusezerana imbere y'Imana ndetse n'amategeko mwabona ibintu bihagaze neza, ariko kimwe utura turi hagati yayo mwongere gushyira imbaraga. Ndasaba Emile mwirirwe n'ijambo ry'Imana ukunde Gerardine kuko wikunda. Uyu munsi tugiye kubasezeranya mwari babiri, ariko uyu munsi mugiye kuba umwe, ugiye kuba umutwe. Abanyarwanda nabo babivuze neza, baravuga ngo umugore ni mutima w'urugo, umugore ni mutima w'urugo, nawe ni wowe mutima w'urugo. Kandi umuntu agira ingingo nyinshi, twagiye tubibona ahangaha mu mujyi, ku muhanda ushobora kubona umuntu ufite akaboko kamwe, ukabona umuntu ufite akaguru kamwe. N'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo ndakubaza wowe ubugingo Emile, kuwemera kubana n'uyu nyirangenda y'Imana Gerard ngo akubere umugore mushyingiranwa mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ry'intera. Reka twumve. Yewe sezeranya ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu nyirangenda y'Imana Gerardine ngo ambere umugore, dushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe nkurikije uko amategeko y'Imana, nzagukunda yaba ubuzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago uteshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza mu bandi bagore, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana ubukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo
agarutse kujyana itorero rye ryera. Uzamura ijwi. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Tugiye kugera mu mwanya kugira ngo yewe ni wanditse impeta y'urukundo, usezeranyije ko nkweguriye ibyanjye byose, bihamije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Musezeranya ko mweguriye ibyanjye byose, bihamije izina ry'Imana n'irya Data twese n'Umwana wayo n'Umwuka wera. Amen. nyiribihe bidashira, ndagushimiye kuko uyu munsi mwiza, ndagushimiye kuko Imana izi umuntu. Niko Dawidi yabivuze, yaravuze ngo uzi imyicarire yacu, ukagena imigendere yacu, ukamenya imikorere yacu, umenya ibitekerezo mu mitima yacu. Turagushimiye kubwa Emile na Gerardine wagiriye neza, wabanye nabo muri ruriya urugendo babayemo rurerure batagukiranukiye, ariko uyu munsi Imana wabagiriye neza, babonye uyu mwanya wo kugukiranukira, wo kuba imbere y'Imana, wo gusezeranira imbere y'itorero n'imbere y'Imana, abahamya amasezerano yabo. Mana ubagirire neza, tuzamura ibiganza byacu tubasengera ngo ubagirire neza. Uyu muryango tuwushyize mu maboko yawe, ukomeze uwagure, wunguke kukumenya uko bwije n'uko bukeye. Bibe kwa kundi Paul yaravuze ko buri gihe tuva mu bwiza tujya mu wundi. Bahe umugisha w'amajya n'amaza, ubagure, ubahe kubyara, bororoke, ubahe kwaguka mu buzima busanzwe, ndetse n'izina ryawe n'icyubahiro cyawe n'ubwami bwawe bukomeze bwaguke muri bo. Urakoze Mana kubw'iyo migisha yose ubahaye, bagende bunguka kukumenya uko bwije n'uko bukeye. Urakoze, itorero ryose tuvugije amashyi n'impundu tugushimira kukugira neza mu izina ryawe Yesu. Amen.
yewe Pasiteri Rugazaniwe nshingiye ku bubasha mpabwa n'Imana n'itorero rya ADEPR mu Rwanda, ndemeza ko uhereye umunsi w'igororero abaye umugabo wa Ngendahimana Gerardine. Nanone akemeza ko Gerardine Ngendahimana abaye umugore wa Bugingo Emmy. Mana yacu turi amashyi. Ahubwo Imana izajya izenguruka mu miryango, umuryango wa Emmy n'umuryango wemeye kwikiranukira kubaho mu buzima. Mana rero bakayiteka kandi ibakuyeho kiriya kintu ariyo mpamvu tubasaba ko tunasohotse hano ntabwo byemewe kubahobera no guhobera mu bwanyu iyo mumaze kubimenya bimaze imyaka hafi 2. hanyuma ikindi ni uko mwirinda no kuza guhagarara rero mwicecetse no guhana intera. Ibyo byose mubikore neza kandi n'ubundi ntabwo bigeze kutugora, ibindi byose mwabikoze neza. Mana niba umugisha, reka rero twongere duhaguruke hanyuma dusoze gahunda zo mu rusengero, bajye gukomeza na gahunda zo mu bundi buzima. Kandi abafite umwanya, ejo tugira amateraniro, bishoboka ko hari abashyitsi batari babashe gusubira mu ntara. Hano tugira amateraniro 2, irya mbere ritangira saa 2. Yeah.
Baretse kumusigara. Hagati urimo uragenda wihuta. Bigaragara rwose. Pare. Não, com voa canteira. Karibu none. Nani mundu na? Jenzi wawe saza mubirigi kugira ngo urugo tugiramo ibyo kunywa tukagiramo ibyo kurya nabyo biraboneka ariko tugira ibyo twakira abashyitsi twagiye umugisha wo kwakira abashyitsi igihe kinini ariko nawe ntabwo waza ngo utatwakira mu wanyu kandi turakwakiriye mu izina ry'umuryango twakwakiriye tuguhaye karibu nihagira inama watugira nihagira inyunganizi waduha mu gitekerezo kizima cyubaka umwanya n'uwawe turaguha ijambo mutari mugubwe neza. Abashimiye urugo n'urugendo kandi urugo n'urwakira abantu. Urugo wariyemo gutya ukora utekereza mu by'ukuri ntacyo waruburana nanjye ubwanjye ibyo nsanzwe mbizi ni umuco w'Abanyarwanda ndabashimiye murakoze. Mungiriye neza mukama umwanya natambuka nanjye nkabageraho cyane cyane ko abasaza mumaje kubakira ariko nanjye ngagira ku bageni beza mbone mu maso yanjye. Rero reka n'ubundi Mugisha yamaje kwakira umusaza mugenzi we ariko reka tumusane n'ubundi amuha umwanya umukobwa mwiza wabyambariye atambuka agere ku bageni beza mu gihe bari kwakira umusaza mugenzi we ntacyo bitwaye. Kandi mumwenyure ndabona abantu barakaye uyu umunsi wacu umunsi w'umunezero ariko uwo bitabugingo we mukanya nanyu ngo rangate ubyihorere. Wa mukobwa bitojwe ndabona ageze imbere y'abageni arakivuza ati reka noneho ubwo mageze reka nsabe n'ubundi mu byubahiro byabo bahaguruke. Uyu munsi ni umunsi mwiza wa Bugingo Emmanuel nani Emile Ngendahimana Judith uyu munsi Jedine reka rero tuwasabe uyu munsi ni wanyu
nushaka umare isaha uhaguruka ntacyo bitwaye. Emile uyu munsi wari utegereje kera ariko wawubonye. Mwana tuwe ngo urese agira ku wa gatandatu wiwe barahagurutse. Tugiye gusaba rero n'ubundi mu cyubahiro cyabo Emile agiye guhindukira arebe Jaridi neza witonze nta bugubugu ntaki. Kandi ndifuza ko reka mbasabe uyu munsi ni uwa gatandatu wanyu nudase Jaridi ndagusaba urebe sheri wawe zamura muhuze ibirahuri neza mbibone ko ubuzima bwanyu muteteshe nta mwongere ntacyo bitwaye. abase Emile ubundi wamwongeye ari itegeko riguhana. Jaridi ati nanjye mugabo mwiza nkunda ca bugufi ati reka n'umwongere ntacyo bitwaye. urukundo rwabo twe kurupfobya urwongere rw'umuco iteka ryose n'abandi bizagende nk'ibingibi kuko byaryoshye. ubushize twari turi kumwe hari imihango myiza mizima ariko kugendera mu Mana hari ikintu tugomba kwereka imiryango n'abavandimwe n'inshuti. ibyo twakoze ni byiza kandi byateye imbere, Imana yabateje imbere. bari kumwe icyo gihe ni intambwe nziza bateye kandi ngira ngo byari byiza. gusa rero urukundo rwabo n'urugo rwabo n'urugo rwacu rw'abana bacu ruzahore rutera imbere, twereke ibintu nk'ibi kandi tuze tugubwe neza dusangire ibyo kurya. Dufata icyo kunywa gusa ugize ibyo ngufashe. Ati uru ruganda rero hari ibyuma bindi bazanyemo by'ikoranabuhanga binasanzwe menyereye ariko mukomeze ati iyo dukata umugati nk'uyu tukata duseka. Ati kugira ngo na wa munsi tuzabe tumwibutsa nk'ubwa ngo dore wa munsi tukata wa mugati wavuye i Burayi. Jaridi ati ndagukata wa mugati we bugingo ati nanjye
turabubaha ageze kuri pare aramuhobeye ageze muhobere neza Emili kamera imura kureba hobera umukecuru arimo aramwongorera amagambo meza y'ubwenge ati mwana wanjye mukomerezaho turi kumwe namwe ati Yesu ashimwe ati nanjye nabateguriye impano izabafasha ndambure mumara imbeho kandi mwana wanjye sizakumara imbeho wenyine ahubwo n'umugabo wawe muri kumwe mwese ari nta mashyi muhereze amashyi kandi